nyawe yaje kwemera koko yateye inda. Bro, Eminyawe yahise gutya, Eminyawe nyine twageraga hana agaparika imodoka, sibyo? Akarira bro. Sibyo? Akarira nge turi kumwe. Hakaba n'igihe nyine bro nge nagize umutima ukomeye nge mbana na Emi, sibyo? Hahandi nge tuba turi kumwe mu modoka kayikandagira umuriro, imodoka ikagendera muri magana ngaye atitaye nyine ko harimo ibyuma mu muhanda bimufotora. Urabyumva? Kubera depression, kubera gahinda k'umugore. Kwa n'ijambo ngenzi bigeze kubwira Emi kuri telefone ngumva rinera ubwoba. Imiryango gucye ari kuvana n'umugore we mu gihe bo bakabunze nkareka iyo mbwa y'iki. Mbabariye byibuze nkatsi imodoka nge nkaza muri ibyo bice by'iwanyu bya Kayonza. Basi nkahura n'umwana. Ronda kwiyamye ntuzongere no kugira ikintu mbaza kuri uyu mwana, ntuzi niburi nase. Paul Nkundineza ajya gufungwa kuri kesi y'uwitwa Mutesi Jolly ngo witwa Eminyawe ari mu bambere mu bagiye bakajyana Karimi bashyashyariza uwitwa Jean Paul Nkundineza. witwa Mutesi Jolly? Yego ngo Eminyawe ari mu bajyanya Karimi kwa Jolly utugambo bra 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 bra. Kize wari ufitanye beef n'uwitwa Piwonika, sibyo? Urabyumva? Akagira na beef n'abitwa ba Pastor Claude, akagira na beef n'abandi bagiye batandukanye, sibyo? Nakubwiye ngo witwa Jean Paul Nkundineza mugera ku rukiko, urabyumva? Agashaka kuba ngo ari we munyamakuru ngo wemewe, abandi mwese agashaka ko mugenda mwese ari ahantu muhigira wumva uwo muntu ubugome bwe, mugera ahantu ku nkuru runaka kuri tere akerekana ububi bwawe. Bisobanuye ko Eminyawe byari bisobanuye ko agiye guhita biki umugabo cyangwa se agiye kuba papa w'umwana, agiye gufata inshingano. Yego agiye gufata inshingano. Ntago yigeze amuhakanyira. Ndaza kukubwira abangaba ngenda bazi Eminyawe n'umugore. Eminyawe n'umugore. Ndaza kukubwira n'icyateye imugihe yagiye mu kazi wenda mu ntara runaka agasohoka mu rugo n'umugore ahitagira gute asohoka. Biza kugeraho Eminyawe ubwe wa mugabo yaje guhamagara wa wundi w'umusirikare Emara mwitaba. Umugore namufasha ari mu rugo, sibyo? Wenda nawe hari ibihe mwagiranye, sibyo? Uyu munsi wa none kuba wenda muri kumwe n'umugore wawe ntago wenda tuvuge ko wahita umukuraho bo babanye. Hari inshuti yagize zo ku ishuri, hari abana bareranywe, sibyo? Deja ni mwana huye ari n'isugi, ibyo tujye tunabivuga, sibyo? Hari umwahera mutwe ubwo busugi aho hose nagara abantu wagenda umucaho, sibyo? Umusirikare rero nibyo ndi kukubwira kuko yishyura inzu arahaha, birumvikana neza, sibyo? Umugore ameze neza, rero umugore niba azamara kurya ibondo ryuzuye nta kindi azakenera umwana w'umusore. Ubwo nuko Eminyawe yinjiye, sibyo? Nuko Eminyawe yinjiye. Urabyumva neza? Eminyawe aza kugenda asanga uno mukobwa babanaho muri ya nzu yizanye. Iyo wizanye ku mihanda turakota, sibyo? nta kibazo. Ubuse igihe yamenyaniye na Eminyawe afite ama platform, afite za 3D TV, afite yarebye umunsi wa none abona ari wo munsi yo kushaka kuza kwamamara. Umusirikare wishyuraga iyo nzu ntago yari se w'umwana. Simpamye neza 100%. Uyu Nkundineza twanabigura kwazi uyu Eminyawe ahura n'uno mukobwa, kuko uyu Eminyawe yaraje ari iki? Ari depanage. Eminyawe ajya gukora icyitwa iki? Depanage. Eminyawe ngo muri iyo nzu ashobora kuba yarabayemo 2 week. Urumva Eminyawe niba yaratahaga gatahana wenda agashokora kakabiswi agacyura iki, inzu yabaga yishyuye. Yego inzu yabaga yishyuye. Umugore n'iki niba wenda umugabo yarabaga yaravuze ati umuceri mu rugo urahari akawungira hari. Niba Nkundineza Jean Paul mwarakoranye kuri TV imwe cyangwa se mwarahuriye muri no mihanda atarafunga, ukaba utaramugezeho muri gereza ngo umusigire yo pe kupa umusigira agasamu n'umusigire yo korogate, uyu munsi uzabiryozwa niba bitarana kugeraho. Yes, ikaze kuri mwese badukona badukurikira, tubashimire cyane, twizere ko mumeze neza cyane, kandi niba utameze neza ushobora kwizera ko ejo bizagenda neza cyane. Turi kumwe n'umujene umwe mu banyamakuru bameze neza cyane. Umeze neza bro? Ese ubu izina ryawe ritari Kabaka niri kuko nta narizo.
iyo uze ngo God with us Emmanuel Imana turi Imana muri kumwe umeze neza ndashima Imana cya mihanda maze iminsi urimo urayitegeta oya nyitigita gute se hari birenze ese wajya ubanza ukaba ko turi kuri huza 250 TV kuri huza 250 TV no ku Mpanuro TV ntabwo uri proud y'ikinyamakuru ukorera ndi proud yacyo ni bubyizi oya jya wanabivuga niba ari bubyizi buri yerega ni bubyizi man ariko se buri uyu mubyizi uza gutaha ugira ngo ariribe naribi ntacyo twabimeze ute se bro ndashima Imana ugira se hari icyo mbaye mwana undi mu rugo wageze mu rugo wari umeze neza mu rugo akazi siko kakunaniye twikomereze ka indese akazi karakunaniye man twikomereze bimeze neza ariko ndashima Imana imihanda ko yanyereye inyerera ite se habaye iki kidasanzwe byo gushaka abagore mukabata mukabihakana bikagenda byose ugiye kuzana muri ayo matiku y'abo bantu mwana uretse ugiye kuzana n'abantu bashaka gutwika oya nta gutwika nibyo bintu ushaka kunzana kuri se muwa mukuzi nyine nibyo mubwira nawe nibyo ushaka kumbaza nibyo nshaka kubaza byera ngo umwarimu abaza ibyazo niki uri kwanga imihanda yanyereye habaye iki yego uri umwe mu bantu nzi ko mu buzima bwa buri munsi wagiye ubana n'umunyamakuru aho hantu utarahangira nabo mbabariye ujya witonda kunyinjiza muri ibyo biganiro by'amatiku damura ugiye kuzana muri aya matiku yanyu reka mbanze nibwirira abantu ko ahantu hambere ho kuba wakambarira nta handi ugenda ukambara ukaberwa uretse kwa Socrante Outfit Socrante uramutse umukeneye ni hariya mu Giporoso uvuye ku marembo ya gare kubata wese ko bakwambita ikote kuzuba oya urumva nabyutse mu gitondo harabiri bizi mino minsi imvura iri gutungurana bura mu byugu muri no minsi ikintu ugomba kugendana n'ikintu cyitwa gakote waba ufite imodoka buruzare abantu bamwe mu bamaze kuturengaho bagafashe ukuntu uretse ko kutunga imodoka nabifata nko kugafata ubifata nk'iki sibyo kuko nzaba zifite dukomazanye mu gitondo ambwira iti kiraho gitatu cyangwa niba tujyanye ahantu tibiki abo ntago barakira atari wawe ni wagutaye rubavuze atari wawe ni wagutaye rubavu iburetse ko nawe nyine iboye uruhande rumwe nawe wenda nabyumva ariko nanone hakazamo ko kutagira ubumuntu ntabwo ibyo ntitunamuceho cyaro ubwenge bwarabufite kuko umuntu wibeshejeho ntabwo wavuga ko aba adafite ubwenge ariko yego icyo cy'imodoka uyu munsi wa none imodoka mu gasika turagenda ugasanga ni miliyoni cyase 800 ukayibona nkayibona kuba tuzajya kuva mu gitondo nzazinduka nkabati damuru ukiriraho gitatu iki niki bipfiriyeho hanaha uzandepana ubuzima bukomeze ubwo rero imodoka yo ntago cy'ubukire kuri kaba reka yewe buriza ikintu ufata nk'ikimenyetso cy'ubukire man njewe ikintu cya mbere bura nubaha ikintu cyitwa UPI aka nabwo atari za zindi burara umuntu nyereka UPI nkavuga ati aha hantu byibuze UPI yahe yo mu mujyi wa Kigali se niyo ushaka oya nago rega niyo nese ugira ngo ngiye mu UPI y'umujyi wa Kigali niyo ushaka nunyereka UPI yo mu mujyi wa Kigali umuntu akakwereka UPI y'Inyagatare irimo inka 200 sibyo akakwereka indi hano mu Bugesera irimo ibigori hegitari 200 akakwereka indi Igisagara irimo ubunyobwa irimo iki uguzaza ku murate ngo ufite UPI i Kigali bukire mane ni ukwibeshaho mana uba wibesheje buri urumva nari nyibwirira abantu kwa Socrate ni hariya mu Giporoso neza ku marembo ya gare umanuka usa nkuza ahangaho umanuka kuri Feruje uhita uhagera ni mu ruhande rw'iburyo ugeze hari farumasi hari uhita ubona icyapa hejuru cyanditseho Socrate Outfit nanone uramutse umukeneye ku mbuga nkoranyambaga TikTok ni Socrate Outfit, IG ni Socrate Outfit cyangwa se ukamamagara kuri 0780 yego 25 karindwi yahita yamaraho ariko nta nayaba arimo kukuriya ni umuvandimwe tugira karusho buriya kwa Socrate Outfit uri abantu batari bamenye uramutse ushaka kwigira mu bukwe uraza tukagukodesha imyenda ukagenda ukayigarura ariko byumvikane ko ugenda ukayifata neza nk'amata y'abashyitsi ugasiga irangamuntu oya nta rangamuntu usiga iki asuba ibintu irangamuntu ubu nawe irangamuntu usiga menshi kareka twebwe ibintu cy'ikintu cya mbere ni ukwizera na buradamu yego kandi dukora n'abantu twizeye ikindi uramutse ushaka kwifotoza
baba jeni baba bashaka amafoto jya ubona abajeni baba bari mu mashuti agiye atandukanye hari abantu bavuga ati abajeni bajya bavuga ati nta foto nta cyabaye urumva kandi ifoto buriba nziza kuko izaba udwibutso no mu gihe uzaba utagihari niba ushaka kwifotoza ifoto nziza ushaka no kwifotorezanya n'umukunzi wawe yego no mu gihe muzaba mwaratandukanye ukabyibuka yego kandi umeze neza uraza hara kwa Sokarate akaguha icyangwe nabwo bakagufotora neza ukagenda ukabedwa ibintu bikagera neza kabaka reka twigendere ni inkuru iri kuvugisha abantu benshi ku mihanda ni inkuru nabonye uwireba umunyamakuru Eminyawe avuga uti ngiye kubafungisha muri uyu museso ndazindukira kuri RIB Nkundi neza Jean Paul n'uwahoze ari umugore wanjye ubita Gapome uri mwe mu bantu babanye na Eminyawe igihe kinini ndetse munabanaho no mu nzu ako mu nzu wase mwabanaga nk'abakundana mwabanaga nk'abakorana mwabanaga aho umugabo ugiye kunzana muri bya bindi oye Minyawe inshuti yanjye kandi n'umuvandimwe muri make nyine mwabanaga nk'abavandimwe oye Minyawe n'umuvandimwe wawe impamvu mbikubaje nuko nzi hari n'ababanaga bakundana nese ubwo reka mubaze nawe wite wumva abantu bajye bahita bumva urwego rw'ubwenge bwawe sibyo uragira uti uje kumbaza iby'umugore n'umugabo sibyo none nanone ugiye kwinjizamo akandi kantu ubwo se urahera ushaka nyine ubwo wumva ku kantu uragira uti hari abatandukanye barabanye nk'umugore n'umugabo nese ubwo uje kwa karinge warushenyeze byibuze ko inkuru yawe ize kugira tight ifatika cyangwa atizifatika oya ntabwo ari urusenya ntabwo ari urusenya none se ubwo yumbaje ngo twabanaga ngiye naho Eminyawe ni umuvandimwe nyine twabanye nk'abavandimwe duhuje akazi kamwe duhurira mu bintu byinshi bigiye bitandukanye ni umuvandimwe nyine tu yego ibigendanye no gutandukana we n'umugore tubwire muri deep amakuru bifiteho byaje bite byatangiye bite yego uri kuvuga ngo umugore ariko ngiye sinza kwibaza ngo gutandukana ndibuze kugendera ku magambo mu mama Pastor yahoze avuga hatandukana abasezeranye sibyo hatandukana abatarasezeranye hatandukana abasezeranye sibyo uwo Eminyawe uri kuvuga uyu munsi sinzi niba warigeze umubona amanika icakwa gavuga ati ndi umugabo wa Faith wande wa Faith wa Faith wande Faith ese kuri muraseka yego mize nibuka gakoto kawe uri ugiye kwa Gafara yego ngogo cyatwe ikomere wande wa Faith ariko mara yagasani yego abantu bajya bambira ngo sinzi kuvuga yiga ariko nawe yara ese si Faith man yego tubyihorera sinzi niba yego uri kwanga abantu baratandukanye ko bantu ntituzi niba barigeze babana ariko iyo ubanye n'umuntu mukabyarana ukabivuga kubana n'umuntu suko basezerana uyu munsi turahangase nibaza bavuga ngo leta yivuze abantu babana mu buryo bunyuranyije n'amategeko ariko ntibivuze ko batabana yego barabana ariko mu buryo bunyuranyije n'iki n'amategeko yego barabanaga mu buryo butemewe n'amategeko ese icyo gihe babana we Damuru urabizi wowe ubizi tubwire wowe ubwo ngemba ngira ngo nawe tujye twigana ni wowe ubizi uratubwira kuko hari ikintu muri kugenda mushingiraho abo bantu muri kuyavuga ngo barabanye ntituzi neza niba barabanye sibyo wasanga ari na bya bindi byahitandirana sibyo yego cyangwa se Eminyawe yarahamagaye umukobwa kubw'uduceri yari afite amafaranga nayo yaratwoshya abasore b'i Kigali ukaba ufite 100 cyangwa se 200 ukizanira icyana kikaba kiryamye muri ghetto sibyo kandi niba umwana aryamye muri ghetto iwawe ntago wazareka gushya icyo tujye tukemeranyaho sibyo niba uzanye umwana muri ghetto uzatahuza ubayeho nk'umugabo nza abantu benshi naha Kigali twirwana ku mihanda urumva dusangira amacapati tugira gute ariko mu rugo akaza gutaha akahasanga umukobwa n'iki kandi urumva ntago bazareka kugira gute nyine bazabana nk'umugabo n'umugore yego ibyo ngibyo tubyemere wasanga Eminyawe
yari afite utwo duceri akavuga ati reka niteremo icyana, yego, sibyo uduceri twashira kikagira gute, ariko umugore avuga ko kikagenda. babana uyu munsi ntago turi erega kubana hari ikintu ngiye utaza kunyumvisha. I Kigali umuntu kuza kunkangisha ngo wenda wereka tuvuge uri umugabo, sibyo ubu tugenda tubare mu basore baraha mu mujyi wa Kigali, nitubara abakobwa babanye, ubwo nitujya kwibara mu ngo ubwo zasenyutse zabo, turaza gusanga ubwo tujye kwibara nko muri divorce, turasanga abasore bagiye babana n'abakobwa tugiye tubyita mu madivorce baba baruta aba bantu bajya gukora amadivorce, kuko buri cyumweru umusore Kigali aba afite umukobwa babana, kandi babana nk'iki nk'umugore n'umugabo, barara bambuye, sibyo? yego, ntago twaza kubyita nka bya bindi by'abafite ingo zikomeye bavuga ngo zirara zishya bwacya zikazima, bo babana kubw'urukundo, sibyo? Kubw'amafaranga wenda umukobwa yaje ashaka, cyangwa se nanabyite kubw'icumbi umukobwa yaje ashaka, sibyo? Hano I Kigali hari abakobwa benshi batagira aho baba, arara ku musore rimwe, sibyo? Uno munsi wenda kwa Jeannette wenda wishoboye ufite ako kageto, cyangwa se ubiwabo, urumva? Sonia aragiye ahashyize igikapu cy'imyenda, uyu munsi kuko agiye kwa Damuru arazana ka kamareti ko mu mugongo bakita ngo icyayi, ntago mbizi naho wabimenya, urumva? mu kigendana niwo ubizi, urumva? Arakazana afitemo isuve, sibyo? Afitemo isutiya, ubwo uri kugifite umuco kuko niwe ugendana isutiya, urumva? Afitemo wenda akajipo n'ipantaro, urumva? Nagera mu rugo azambara ikabutura yawe, ahakubite icyumweru, sibyo? Azaza yambara ikabutura yawe n'isengeri yawe, bya bindi bye azabyambara agiye, yongeye kugenda, sibyo? Kandi nabwo azava kwa Emi agiye kwa Soyika, gutyo. uri kubyumva? Iyo ni life y'i Kigali. Ugashingira he wowe uvuga ngo abantu barabanye ngo bitwa umugore n'umugabo, ubwo ngenge nguhaye ingero, sibyo? Ariko nge ninza kukubwira, ndaza kukubwira abangaba ngenda bazi Emi nyawe n'umugore, Emi nyawe n'umugore, ndaza kukubwira n'icyateye impamvu yo kuba Emi nyawe. yego, uratubwira icyateye. Yego, Emi nyawe ni umusore w'iki, ni umuhasitara w'imihanda, yego, sibyo? Nari ndakubwira icyateye uyu munsi kuba Emi nyawe amaze igihe kinini uwo witwa umugore, sibyo? ubwo ngenda mwite wenda ndamwita ingirwamugore, niko nabyita, kuko yaza kwitwa umugore aba yaragumye mu rugo rugakomera, sibyo? Turaza kwibaza twibaze ngo ese uyu munsi kuki Emi nyawe tubonye hashize ukwezi kumwe atereye ivi fiance we bateganya kuzarushinga, hakaba hazamutse saga nk'izi ngizi, sibyo? Kubera ubugome. ubwo ubugome turi buze kubwita ubwa bande, turi buze kukigeraho, sibyo? Yego, uyu munsi wa none Emi nyawe turi 2026. yego, ese Emi uzi igihe yamenyaniye n'uno mugore? bamenyanye ryari? Bamenyanye kera. Ese wari uzi neza ko uyu nguyu genda mwita ingirwamugore, sibyo? Ariko ntugumye kwibasira umuntu ukaba hoya ngerega uri kumbwira umugore, uzi se? ntukomeze kwibasira abagore, subwo ntago nese ubwo umugore niba uno munsi ari inshuti na Emi, hoya ntago nawe ndi kuvugiye Emi se ngewe ngiwe, Emi ngewe ngiwe, Emi se uyu munsi azi uko mbayeho, nese aho nderahazi, ahubwo nuko ari igihe mbona abantu bakosheje, hari icyo tujya twita kanyafu, sibyo? Nibyo nza kukubwira mu kanya, hakubwira icyitwa ubugome, uwitwa Nkundi neza ashaka gukorera uwitwa Emi nyawe, sibyo? uwitwa Nkundi neza uno munsi kuva yafungurwa utameranye n'abantu neza, Nkundi neza ku rukiko muhagera muri abanyamakuru barenga 100 agashaka kwikubira inkuru
ari umwe wenyine, sibyo? Nkundi neza muhurira ahantu ku muntu wagize ibyago runaka, aho ngo aba nabagome ngo ntimutume bakora inkuru kandi nawe ashaka inkuru, bose bakabirukana. Urumva mwese agashaka ko mwirukana. Uyu Nkundi neza niwe ntandaro y'uwitwa Piwo Nike ejo bundi tumubona mu buhungiro, nubwo we atashatse kugira gute kubyemera, akaba ko yarari mu butembere, sibyo? Niwe ntandaro y'ibyo byose. Nkundi neza wari ugiye kudwanira ku rukiko n'uwitwa Pastor Claude, akaba ari kugenda kuri uyu kurema inyawe se, yego, sibyo? Kuko simpamye neza 100%. Uyu Nkundi neza twanabigura kwazi uyu Eminyawe ahura n'uno mukobwa, sibyo? Ese Nkundi neza tuvugishije ukuri, ndetse n'abantu bagiye bakurikira Eminyawe avuga ngo witwa Gapome, bazi neza ko uyu mukobwa yagiye kubana na Eminyawe mu nzu afite umwana utaruwa Eminyawe icyo gihe bagiye kubana umwana ari mu myaka igera muri 5. Barabizi na Nkundi neza akoresheje iki kiganiro yababizi, ntabyo bavuze. Byo bavuze ntibabivuze, ntabyo bavuze. Ese koko uyu mugore niba yashaka kuvugisha ukuri kuki ataje ngo abivuge? Avuga iki? Avuge koko ko uwo mwana yari amufite. Niba ashaka kuva kwende Eminyawe yamuhemukiye kuki atabivuze? Umwana akaba wabaye impamvu yo gushwana. Itonde ndaza kukubwira ibi bintu byose. Uwitwa Eminyawe yakundanye n'uno mukobwa nyuma y'uko uno mukobwa abonye Eminyawe ku mashusho media. Ibyo ni ibintu bitubaho twese, sibyo? Aramukunda, aza kumukunda uno mukobwa afite umwana nk'uko nabikubwiye uri mu myaka 5 gutyo kuzamura. Baza gukundana uno mukobwa afite umugabo umwishyurira ghetto yabagamo, sibyo? Kuko ndabizi neza ahangaha muri Kigali nta musore wabasha kugira gute kwishyura inzu nizo tubamo natwe, ubusanga ari danje, sibyo? Barandi road batugurukana, ntabwo uzihisha randi road icyumweru kuko nabikera ibyo ufite, nibera kwa Damuru, sibyo? Cyane nibera nta muri ghetto z'abandi, niriwe mbunga imihanda, mba narabuze iki inzu. Tujye tuvugisha ukuri, nta musore w'i Kigali wakishyura inzu kabiri y'umukobwa nibibaho, niyiwe, sibyo? Ni yawe yakunaniye kurya n'idanje uri gutana amandazi. Yebura ari umumama twigeze kuganira arambwira ati wacitse kubitunga ngegera, sibyo? Uruhande rumwe nagezeho nukuntuka, ariko nyine nawe jya wibaza bro, wakishyurira umukobwa inzu utahana amandazi cyangwa se pekupuka ugakora kacyayi wenda muri urugo ushaka ufite agaketo, umuriro urawishyurirwa. Mu byo mwaravuganye na randi road umuriro uburi, sibyo? Uracomeka agaketo niba atari hahandi bagira ni fizibure ihita yikupa, sibyo? Ukora ko kacyayi. Pekupe ushaka kudwana nayo iminsi 3, pekupe nziza ya 2, sibyo? Arenzaho kacyayi. Wakishyurira umwana w'umukobwa inzu aba mirimo cya kirahure njya mbona kiba mu matuwarete bakoreramo snap, bimwe barebiramo snap. Tuvugisha ukuri, wabishobora? Ntabwo wabishobora. Urarira pekupe ejo ubwo kurya nyine ni kwa kuni ni kwa Damuru cyangwa se kwande runaka ukagera bihiye, cyangwa se ukagera ku mubyeyi runaka w'inshuti yawe ugasabira hiye. Uwo mubyeyi rero hoya urumva? Yego. Uyu mukobwa yarafite undi mugabo umwishyurira inzu. Umugabo nanone ndaza kukubwira ko uyu mugabo wishyuraga iyo nzu uyu mukobwa yabagamo. Sajya tureka two kuvuga ngo ngirwa mugore tubwite Kamariza wenda siko se amazina ye, we tuvuga iry'umugore kandi we yirega yizanye, iyo wizanye ku mihanda turakota, sibyo? Nta kibazo. Ubuse igihe yamenyaniye na Eminyawe afite ama platform, afite za 3D TV, afite yarebye umunsi wa none abona ari wo munsi yo kushaka kuza kwamamara. Twikomereza turabigeraho, urabyumva? Uyu mugore yari afite inzabamo yishyurwa n'umusirikare. Bakundana umusirikare nashatse kugira gute kuvuga amazina. Se w'umwana cyangwa nuko uyu musi nibyo shaka kukubwira. Uyu musirikare wishyuraga iyo nzu ntago yari se w'umwana. Bisobanuye ko umugabo we babyaranye bwa mbere, umwana wa mbere ntibari bakiri bari ntituzi neza niba barigeze babana cyangwa se batarabanye,
cyangwa ntituzi neza niba ari inda yahuye nayo cyangwa arayisamye gutyo ibyo ntitubyinjiremo ahura n'undi mugira neza amwishyurira inzu ntabwo umuntu yakwishyurira inzu atagize gute adafataho ntabwo bibaho sibyo ariko nanone kubera ubutumwa bw'akazi sibyo umukobwa niba ari mu nzu yariye yanyweye sibyo ari mu nzu imeze neza nta kindi aza gukenera arakenera iki arakenera umugabo sibyo kuko ngo umugore nubwo wenda nta mugore ngira ureko arabaho tujya tuganira b'abagabo bafite abo bagore bakabimbwiraho urumva singiye kwishyira muri abo bantu wenda babizi urumva niba ubundi abagabo yo muganira umugabo akubwira ko niba umugore wamugaburiye yariye sibyo yanyweye ishuri ry'abana ryishyuye niba bahari buri kimwe kimeze neza sibyo nta kindi kiba gikenewe ari igikorwa sibyo oya tujye tuvugisha ukuri oya ntugaseke sibyo ni nayo mpamvu akenshi usanga umugore afashe umugabo akaza kumwinaganika akamubwira ngo niba ari iyi miceri cyangwa se ari iki iwacu narabibonaga tubibona mu nkuru sibyo ejo nabonye kubwira umugabo ntabwo ndi type yawe ibyo byenda tubyinjiramo urumva niba umugore akubwira iti iyi miceri iwacu yari ihari cyangwa se niyo iwacu twari kuba tutifashije nari kugumyaho nkajya ibyo bijumba n'ayo mateke cyangwa nkajya guhingira n'iyo mibyizi ariko agataha nkajya sibyo bisobanuye ko umugore niba yabonye ibyo byose araba ashaka iki kwa sisiteme sibyo niba uyu mukobwa yarakundanye uwo musirikare wishyuraga ino nzu birumvikana ko umusirikare hari akazi ka leta arimo kandi aka ntabwo ari akazi k'inkeragutabara waka agahushya sibyo cyangwa se irondo ry'umwuga wenda reka two kuvuga irondo ry'umwuga ariko n'inkeragutabara zitaha mu ngo zazo akazi k'igisirikare niyo uri mu rugo waraje mu kibari baraguhamagara niyo waba uri kumwe n'umugore wawe muri mu gikorwa turagushaka sohoka ugende sibyo kuko waremeye mu byo warasinye waremeye gukorera iki igihugu birakomeza rero sibyo waremeye no kuba wakimenera iki amaraso sibyo nk'umusirikare rero nibyo ndi kukubwira kuko yishyura inzu arahaha birumvikana neza sibyo umugore ameze neza rero umugore niba azamara kurya ibondo ryuzuye nta kindi azakenera umwana w'umusore ubwo nuko Eminyawe yinjiye sibyo nuko Eminyawe yinjiye urabyumva neza Eminyawe aza kugenda asanga uno mukobwa babanaho muri ya nzu umusirikare yishyura urumva ibyo ni ibintu bisanzwe ntibigutangaze ibyo ni ariko umukobwa ntiyamubwije kuri burumvikana umukobwa nye ntago ubwo Eminyawe ntago yarabizi erega buriya agiye hari ibintu buriya hari ikintu njya mbona abakobwa ubundi ikintu cyitwa hari igisigo cya Rumaga kivuga ngo umugore ubundi umugore cyangwa se igitsina gore ni ikindi kintu umugore si umuntu nyine jya utinya umugore nyine umugore ukurema nyine ukaba amezi 9 gutya sibyo umugore ni ikindi kintu Eminyawe abyinjiramo atyo yego ariko ibyo uri kubwira ngo kuba ngo atarabimubwiye nta nubwo yari kubimubwira kuko uyu Eminyawe yaraje ari iki ari depanaje sibyo se ukuri kuko yamukunze gutya sibyo umukobwa ni uwa hehe ni uw'iburasirazuba Eminyawe akaba uwa hehe mu majyepfo sibyo bahujwe n'iki na social media n'imbuga nkoranyambaga Eminyawe ajya gukora icyitwa iki depanaje depanaje iza kuvamo depanaje niba umuntu umuhuye umuntu mutahuye ni ukuvuga ngo njye nawe tutarahura ntago tuzagirana umubano sibyo urukundo ruturuka ku iki ku muntu mwahuye sibyo Eminyawe yagiye nka depanaje ngira amakuru ashobora kuba bivugwa ko Eminyawe ngo muri iyo nzu ashobora kuba yarabayemo 2 week byumweru 2 ya nzu yishyurwa n'umusirikare urabyumva ndabyumva ariko muri za 2 week barishimanye sibyo urabo bantu wenda nyuma nyine buriya abantu iyo bakibana nta bantu nzi nta bantu
bazabana gutya cyangwa se bazahura ngo bahite batangirana guterana amabuye. Ibyumweru 2 bya mbere ukwezi bari sheri ishushu niyo mwamumaze gukora ubukwe ibintu bya inkwererano z'igihe ari cye byose mamukimeze neza. Urumva munagira n'iki urumva minyawe niba yaratahaga gatahana wenda agashokora kakabiswi agacyura iki inzu yabaga yishyuye. Yego inzu yabaga yishyuye umugore n'iki niba wenda umugabo yarabaga yaravuze ati umuceri mu rugo urahara kawungira harije pe cy'umusirikare niwe wahahaga. Yego minyawe wenda kabati kuri kawungira mu rugo reka nyura gasaradine. Baba muri ubwo buzima. Urumva ibyo nta kintu ariko byo nta n'ikintu mba mbifata nk'ibirenze. Nta ni Kigali turabiza abajeni benshi sibyo ugasanga umugabo ariridwa khoboka agira gutarazindutse mu gitondo yakije imodoka agiye Nyagatare kureba ifame mu byo yasize ahashya akazingirwa musore ikada ikiridwa ikiridwa iryamye ahubwo mu byuya byawe. Abasore nabo njya mbagaye. Wera nubwo umugabo hari ikiba kitarabaye nyine umugore abakeneye ariko n'uwo musore ngeraho nkamugaye kuko nawe ibyo uri gukora uri kubikorera mugenzi wawe nawe ejo byazakuba bazabigokora. Yego nawe wenda ejo uzasohoka ugiye ku kiyedi cyangwa se igifundo uri ku gikwa cya 10 wumva icyo cyokero uri kubira sibyo ukandagira ku gikukumva kiramanutse kigafatwa na file de fer uri kuri etage ya 10 sibyo wumva icyo cyokero uri kubira kiri indi yangirwa musore iri mu rugo iri kugira gute iri mu kazi iri kujya kuri cyacu ya cyane. Ibyo bintu birababaza. Yego birakomeza. Minyawe muri bya byumweru 2 bamaranye haje kuvamo icyitwa iki inda. Urabyumva nakubwiye nganga ndakoma iki urusyo nkome n'ingasira mu kuvamo inda shima igikorwa cyiza Minyawe yemeye gukora. Urabyumva Minyawe yaje kwemera koko yateye inda. Bisobanuye ko Minyawe byari bisobanuye ko agiye guhitaba iki umugabo cyangwa se agiye kuba papa w'umwana agiye gufata inshingano. Yego agiye gufata inshingano ntago yigeze amuhakanyira. Urumva bamubwire ati niki urumva bamubwira ati se wari uri mu bihe byawe nk'iki hari abasore ahita atangira wowe ati periode yawe igera ryari. Urumva yahise yemera iki inshingano. Mu kuza kwemera inshingano urabyumva gendaza kukubwira ko uyu abangaba ndi kuvuga nk'ubu ngubu ngenza ahantu Emmy yabaga hino ya TV1 sibyo aho ni ahantu ngewe nzi neza. Urumva mu marembo gutya TV1 bwo nawe arahazi buki uzamutsemo ukuntu. Urabyumva Emmy yemeye inshingano bava muri yanzu inzu bayigumyemo ariko baza kuyivamo nyuma bayigumamo yishyurwa n'umusirikare ariko wa musirikare nanone ajya agira gute ahamagara umugore. Minyawe nka depanage ntago ari kuzamura amazuru abizi ariko yarabyo oye ntago wazamura izuru nyine yari yamaze kubimenya ukuntu. Oya ibyo ni ibintu ibyo hari ibintu byo ngo nibo ngo waramaze kubimenya ese reka mubaze damu ubu ngubu wenda tuvuge winjiye mu nzu y'umukobwa umaze icyumweru cya mbere umaze icya kabiri umaze icya gatatu sibyo nta n'umunsi n'umwe urata ugasanga umuceri urahari umufuka sibyo wenda wenyine yuko aza agashya bya bindi nyine ni twatundi hari ikintu twita barya nutwoshije pe cy'umusirikare niwe wahahaga. Yego Minyawe wenda kabati kuri kawungira mu rugo reka nyura gasaradine. Baba muri ubwo buzima. Urumva ibyo nta kintu ariko byo nta n'ikintu mba mbifata nk'ibirenze. Nta ni Kigali turabiza abajeni benshi sibyo ugasanga umugabo ariridwa khoboka agira gutarazindutse mu gitondo yakije imodoka agiye Nyagatare kureba ifame mu byo yasize ahashya akazingirwa musore ikada ikiridwa iryamye ahubwo mu byuya byawe. Abasore nabo njya mbagaye. Wera nubwo umugabo hari ikiba kitarabaye nyine umugore abakeneye ariko n'uwo musore ngeraho nkamugaye kuko nawe ibyo uri gukora uri kubikorera mugenzi wawe nawe ejo byazakuba bazabigokora. Yego nawe wenda ejo uzasohoka ugiye ku kiyedi cyangwa se igifundo uri ku gikwa cya 10
wumva icyo cyokero uri kubira sibyo ukandagira ku gikukumva kiramanutse kigafatwa na file de fer uri kuri etage ya 10 sibyo wumva icyo cyokero uri kubira kiri indi yangirwa musore iri mu rugo iri kugira gute iri mu kazi iri kujya kuri cyacyuya cyawe ibyo bintu birababaza yego birakomeza eminyawe muri bya byumweru bibiri bamaranye haje kuvamo icyitwa iki inda urabyumva nakubwiye nganga ndakoma iki urusiko nkome n'ingasire mu kuvamo inda shima igikorwa cyiza eminyawe yemeye gukora urabyumva eminyawe yaje kwemera ko koko yateye inda bisobanuye ko eminyawe byari bisobanuye ko agiye guhita biki umugabo cyangwa se agiye kuba papa w'umwana agiye gufata inshingano agiye gufata inshingano ntabwo yigeze amuhakanira urumva bamubwire ati niki urumva bamubwire ati se wari uri mu bihe byawe nk'iki hari abasore ahita atangira wowe ati iperiode yawe igera ryari urumva yahise yemera iki inshingano mu kuza kwemera inshingano urabyumva ndaza kukubwira ko uyu abangaba ndi kuvuga nk'ubu ngubu ngenza ahantu Emi yabaga hino ya TV1 sibyo aho ni ahantu ngewe nzi neza urumva mu marembo gutya TV1 bwo nawe arahazi buki uzamutsemo ukuntu urabyumva Emi yemeye inshingano bava muri ya inzu bayigumyemo ariko baza kuyivamo nyuma bayigumamo yishyurwa n'umusirikare ariko wa musirikare nanone ajya agira gute ahamagara umugore eminyawe nka depanage ntabwo ari kuzamura amazuru abizi ariko yarabyo oye ntago wazamura izuru nyine yari yamaze kubimenya ukuntu oya ibyo ni ibintu ibyo hari ibintu byo kwango nibo ngo waramaze kubimenya ese reka nkubaze damu ubu ngubu wenda tuvuge winjiye mu nzu y'umukobwa umaze icyumweru cya mbere umaze icya kabiri umaze icya gatatu sibyo nta n'umunsi n'umwe urahita ugasanga umuceri urahari umufuka sibyo wenda wenyine iyo ukoze agashya bya bindi nyine ni twatundi hari ikintu twita bajya n'utwoshya abana sibyo umugore yakubonye mu rugo akabona utaniye akabomba umwana araseka urumva we yatanaga nyine ka kantu ko kuryohereza iki umukobwa sibyo ugabona inzira yishyuye oya ibyo kubyara byo nituna ukabona inzira yishyuye nese wakeka kandi uwo mukobwa ntakora wakeka ko amafaranga ava muri make nyine yaramushyigikiye inzu z'abakobwa i Kigali zishyurwa n'abantu barenga 5 nibyo nakubwiye ngo nta musore i Kigali wishyurira umukobwa inzu zishyurwa n'iki n'abagabo bubatse bafite ingo zabo abingagari abo bagabo nyine wa wundi uzasohoka mu modoka kambwira iti kabaka akirira ikote cyangwa sinanarindire ko ambwira ngo fatira ikote ahubwo nge nkibwiriza nkajya gucinya inkoro nkajya kurishyira mu modoka sibyo uri kumva nge tekereza kuba uwo mugabo hari icyo mukuraho ndi umusore nkabasha kumusikama nkabaho uno munsi nkabona burije sibyo noneho tekereza ku mukobwa noneho ibyo mukorera yego iyo nzi ni ngombwa ngo yishyudwe n'umupapa wiyubatse sibyo ufite iyo range sibyo ufite iyo kadi nk'umu mwanya ntago wambaza ngo nyereke ikarita yawe ya banki nabambitse iki ntagira ntabyo wambaza ibyo ngibyo sibyo ariko umukobwa nahura n'uwo mupapa ntago azaca ku ikanzu nziza ngo agire kwifuza ahita yihamanuka nta kwifuza kuhaba icyo ushaka baguhe indirimbo Urban Boys ngo ushaka iki icyo ushaka baguhe yawe uri kubyo nyine nawe hita wumva ko kajambo ngo yawe emotion nyine zireta zimwica umukobwa zireta zimwica nyine abone uwo muntu bari kumwe n'iki si umuntu bari kumwe ariko ngiye tuzahura duhure na pome ya Senyisa nkubwire iti cira biraruka ari pome ya Senyisa yonyine mite nkubwire iti cira biraruka biba bigenze utyo urabyumva rero nawe aratuza aratemara ati ni imiyaga cyambere nuko nkunda yego hoya icyambere nukwemera inshingano sibyo kandi numva baracyamera niba yemeye kwemera inshingano ni ngombwa ngo nawe ahite amenya ubwenge niba koko yumva agiye kwinjira mu cyiciro cy'abagabo sibyo
niba kuko wamubwiye ko amutwitiye sibyo ni ngombwa nawe ngo agire ubwenge ave muri ya nzu yishyurwa n'abandi sibyo ashakiye deje yarayifite sibyo ni bya bindi nakubwiye nyine by'abasore b'i Kigali uno munsi imvumo yawe hari ikintu twita imvumo zo kubikamo imyenda sibyo ukahaba ariko utahaba ukahaba utahaba n'ubundi yarasanzwe bafite haba yari afite imvumo ye arabati n'ubundi nanjye kuko arabibona neza ko ari mu nzu kandi ibyo ngibyo biba binakuye pe uriya umugore wabaye mu nzu ye niyo mpamvu uzasanga abagabo uyu munsi wa none hari abagabo batajya bemera icyaha ariko niba uri mu nzu y'umugore we uri umugabo rwose jya umenya ko noneho waragiye uri n'umwinjira sibyo jya umenya ko nukubitwa ntuzagire aho ujya gutaka sibyo usanze umugore yariyubakiye nta tafari bro umugabo nyine twigeze kuganira wenge njya ngana n'abantu bakuru sibyo twaganiye n'umumama arambwira ngo nibuka ukavukanye cyangwa se uvutse sibyo ugasaba imezo ko nyine menya ko ugiye kugira gute kwiruhira sibyo umugabo n'uwigira baravuga ngo umugabo iyo yibuza agira gute arapfa urabyumva neza niba uje ugasanga umwana w'umukobwa cyangwa se umugore yarakoze ntuzi icyo cyuya ntuzi aho yanaganitse amaguru ntuzi aho bamuhambire ntuzi aho yagize ate urajuje mu nzu ngo tekereza we kuba uri umugabo uzi ukuntu kubaka bivuna tekereza utarubaka inzu nturanagerageza no kubumba inkarakara icyo kintu uzi inkarakara urazizi ngo umenye ngo kuvuga ngo uyu munsi ndaburara ariko abafundi urabyumva uzi kuba ufite amafaranga turi wenda tubare muri ibi bihe turi mu bihe by'imvura sibyo wenda warapanze kubaka uravuga ati ningeza hejuru nzatwikira n'amashashi cyangwa se n'ibindi bintu urabyumva kuko turi mu bihe by'imvura twadufaranga twose wari ufite cyangwa se ugahita ujya muri banki niba ufite uko wayiguza cyangwa se ukavuga inshuti yawe runaka ikuyambi kujyana bya bindi wakobokeye ibigigi byose wubakishije inkarakara zidahita zihubuka ukajya ujya kuguza miliyoni ugasakara izo mvune ntuziza arizo sibyo warangiza ukaza mu nzu wisanzemo umwana w'umukobwa ntuzi aho bamuhambiriye ntuzi niba aragiye Dubai bakamuhimbwa cyangwa se iki uraje urayigaramye ukaryamana nayo sibyo urataritse rwose urireza agatuza muri salo ngejo nagukozamo urushyingo uzasakuza urabyumva neza abasore nkabo nabibyo bagire gute babiciko ndetse n'abagabo yego biza kurangira Eminyawe amubwiye ati tugende nanjye hahandi hanjye nishaka ibiyaveni cyangwa yaterani nzakobokera sibyo ya mikingo nzirirwa simbuka za plaka nzirirwa nkora urumva zavuye mu ki mu cyuya cyanjye urabyumva baza kujyana yego ariko bajyanye nk'iki nk'umugore wari ufite undi mwana twavuze sibyo ariko nanone yari afite wa muntu wamwitagaho yero baza kujyana urabyumva uyu mukobwa ntago yigeze yakira ko yavuye muri bwa buzima yari arimo ngo ashaka ahubwo kubaka urabyumva neza yego uyu mugore yabanye na Eminyawe n'ubundi akajya ashaka baravuga ngo Eminyawe yabivuze neza aravuga ngo ihuku yaraye hanze rimwe babaye iki injangwe yashatse n'ubundi kuba muri bwa buzima bwaki bwa wa musirikare urabyumva bro ese nkawe uri umugabo ese hari umugabo abagabo tubayeho buri ari ikintu kimwe dufite abagabo turemanywe kwanga iki agasuzuguro ese waba uri umugabo umugore wawe akakwitabiraho telefone y'undi muntu umuryamanye tuvugisha ukuri si ya nyina sibyo si ya sebukwe sibyo uwo mwanya wenda bo ntibari batarajya no mu miryango ngo bajye kugira gute kwirega urumva wenda si ya nyina si y'umuvandimwe we si y'umuntu ugutabaje cyangwa se umuntu ugutuye ikibazo runaka sheri shushu ayimwitabiraho mbwira ari wowe uri umugabo ku mugore ukubwiye ko agutwitiye wemeye ko sibyo wemeye ko mugiye kubana nk'iki nk'umugore n'umugabo urabyumva wabyemeye ko niba mugiye kubana hari benshi hari uyu munsi wa none hari umukobwa sibyo
ukwibwirira ngo icyo ngushaka, icyo nagushakagaho narakibonye, agushakaho icyororo, abo barahari. Cyangwa se agushakaho umwana gusa, abo si bahari. Ngenda bazana abakobwa benshi Kigali akubwira iti wowe ngwino nka depanage, ntacyo ngukeneyeho. Abo barahari n'abakobwa biyubatse, sibyo? Akubwira iti wowe nge akati kabaka fata moto ndayigutegera iki, kurya kunywa n'ibyanjye. Nabo barahari, sibyo? Nukuvuga ngo icyo nagushakagaho cyararangiye, igendere. We mu gihe ushaka kuba wenda baratekerezaga uragiye, muraryamanye, sibyo? Harahiye, niwibutsa agakingirizo ntiwagize ute, ese utekereza iki, sibyo? Siyo nda ugatangira kuvuga ati reka shaka senkani zo kuyikuramo, urumva? Agahita akubwira ati nari bigendera, icyo nagushakagaho narakibonye. Urabizi neza ko abakobwa se bahari, barahari bafite amafaranga bishakira kubyara. Ahita ngeshi nashakaga umwana, ngaho genda ubuzima bwawe bundi nibundeba. Yego urabyumva. Umukobwa yari yemeye kujya kubana na Emi nk'umugore n'umugabo, ariko akomeza iki bwa buzima. Ntituzi na wa mwana yabyaye bwa mbere, abana nibo babigira gute, babiruhiramo, sibyo? Ntituzi nawe uko byagenze, urumva? Ntiyemeye kuvuga ngo niba nayanda ubwo nabyo nakubwiye ngo tujye dukubita urusyo dukome n'ingasi, dukoma urusyo dukome n'ingasi, sibyo? Emi bamaranye ibyumweru 2 ntazi niba iyo ndari niye, sibyo? Ariko kuko amaze ibyumweru 2 hashya baryamana nk'umugore n'umugabo, sibyo? Barara bambuye ubusa, sibyo? Arabyemera, ndabyemera kuba yarabaye intwari. Se bemera kugira gute, kujya kubana. Umukobwa ntanamubwiye ati ntaribi indigendere, yaza kuba icyo ngicyo ati gendere, cyangwa se komeza ubuzima bwawe uzajya ufasha, sibyo? Niyo mpamvu babonga umwana, ise w'umwana amenywa na nyina umubyara, urabyumva? Yego. Emi mu kujya kubana wa mugore ntago yigeze ashaka kubaka, akomeza bya bindi, urabyumva? Hakaba igihe, urabizi neza ko aka kazi kacu dukora, yaragize ibyo, yaratwite arabyara, ariko no mu kubyara umugore ntigeze ashaka kugira gute, kubaka. Hakaba igihe witwa Emi nyawe ajya mu kazi, sibyo? Urumva? Agiye gushaka n'iby'umugati w'umugore n'umwana. Emi mu gihe yagiye mu kazi wenda mu ntara runaka, agasohoka mu rugo n'umugore ahita agira gute, asohoka. Agiye he? Agiye kandi twavuze aho twahere nakubwiye ngo iyigize gute rimwe ntago ibigize gute, yitwa iki? Nawe agahita agenda. Yego, umwe agaca iburyo n'undi ibumoso, urabyumva? Akabimenya akabyihanganira. Biza kugeraho Emi nyawe ubwe, wa mugabo yaje guhamagara wa wundi w'umusirikare, Emi aramwitaba. Emi yitaba mukeba, wahuje umugore, sibyo? Washakaga nawe iki, umugore we, sibyo? Na Emi nyawe ari kumwe n'umugore, Emi ari kumwe n'umugore we, n'undi arashaka umugore we. Ego kumana, umwe yasize umugore agiye mu butumwa bw'akazi, undi nawe ubutumwa arabukurikirana nawe aramusigarana, sibyo? Ni umugore w'iki, w'abagabo 2. Emi baravugana, impamvu wanga umugore n'iki si ikintu, urabyumva? Nubwo abagore batubyara ariko bafite ibanga nyine Imana yabaremanywe, bro. Nyine jya utinya umugore unamwubahe, sibyo? Jya utinya umugore unamwubahe, kuko ngewe nunyubaha ntunyubahire mama umbyara, uzaba ukoze ikosa rikomeye. Ikomereze, sibyo? Utangiye kugera ku mabyeyi b'abantu. Oya, ubwo nibyo nyine niyo yambikuriye ku gitsina gore. Umugore si umuntu, bro. Kuyikomereza bavuganye iki rero, urabyumva? Emi yitaba wa mugabo aryamanye n'iki n'umugore we, wasanga ari narimo, sibyo se? Muzahakate twikomereze. Oya, urumva? Mwana amwitabye, amwitaba ari kumwe n'umugore we, n'umugore yari ahari, baraciringa, urabyumva?
Emi n'ubundi yaje guhita afata izi nimero kuko afite n'amakuru urumva y'ubutasi bwanjye yazandani avuga ko Emi nyawe n'ubundi yigeze guhura n'uno mugabo bagaciringa aho ati se niba umugore namufasha ari mu rugo sibyo wenda nawe hari ibihe mwagiranye sibyo uyu munsi wa none kuba wenda muri kumwe n'umugore wawe ntago wenda tuvuge ko wahita umukuraho bo babanye hari inshuti yagize zo ku ishuri hari abana bareranywe sibyo deja ni mwana huye ari n'isugi ibyo tujye tunabivuga sibyo hari umwaho yera mutwe ubwo busugi aho hose nagara abantu wagenda umucaho sibyo haragiye yabarahuye n'idage nkanjye ubwo busugi nkabutware ko ntacyo ushoboye sibyo kandi ngo buri umuntu wagutwara busugi ntago ujye umwibagirwa komereza ni nukuri oya nukuri uzagenda n'umugore wawe muzaganira mubaze wenda nuko atabikubwira biriseriye oya nukuri mwana oya njemba njyaga tugane n'ibintu biba muri society nuko umukobwa baratakwerurira wari kubura agasore baba barahuye ngo ariko kakamutwara ubusugi akadage niyo bahura bata iyimbwa nubwo arakabwa ariko tekereza kubahuye n'umuntu arabaye ati iyimbwa ariko ntago biba bikuyeho kare yagize gute nubwo ari imbwa yamutwaye ubusugi ntago yamwibagirwa muri make izo nshuti bahuye zose Emi yahuye na wa mugabo arabaye ati se waretse wandekeye umugore aka kanya ntago wenda tubyita umufasha ko ngiye buriya nemera ko umugore aba ari umugore w'umugabo kuko basezeranye sibyo urumva aramubwira ati waretse twarabanye sibyo tubana nk'umugore n'umugabo sibyo waretse nkiyubakira asaba wa mugabo yego bemera guciringa mu guciringa abagabo bo barahuje ibyabo bisa nk'ibihuye ariko umugore kwihangana mu rugo cya kintu twabangiye yaraye rimwe hanze n'ubundi hora ari iki ntago yigeze ashaka kubaka uyu mugore urabyumva yego turi buze kugera kuri uyu munsi wa none kuri cya kindi cyabahuje cy'umwana nze kukubwira uwitwa Emi nyawe mbere yuko uno mugore aza kuva mu rugo sibyo akaza kujya iwabo iburasirazuba urumva abwiye Emi ko agiye gusura iwabo urumva akaza kugenda yaramaze gupanga kwigendera ntashake kugira gute kugaruka ibyo byose ndibuze kukubwira intandaro zabo inze kukubwira uyu Emi nyawe agahinda uwitwa Jean Paul aje kumutera ngiye Emi nyawe ndi kukubwira ndamuzi Emi nyawe nge twabanye mu nzu afite depression aza no kugira aho ashaka kwitwikira mu nzu nanjye ndimo ngo dupfire mu nzu rimwe cyose bitewe n'umugore urumva ngo ndaza kukubwira agahinda uyu mugore yateye uwitwa Emi nyawe ushobora no kuzamo no kwiyahura sindi hano azaza binyomoze nge Emi nyawe nge nuwo ndi kukubwira n'umuntu twabanye mu nzu afite icyitwa depression sibyo Emi nyawe nge mugenda nifite aho mba nawe afite aho aba sibyo arambwira nk'umuntu twirirwana kabaka ko bro nyine tekereza kuba Emi yarajyaga ashaka kujya mu kazi njewe mba Kagugu urabizi imbere nabaga Kagugu sibyo ab'Igikondo urabyumva neza Emi akava Igikondo akaza kuntwara mu rugo hari n'igihe nabaga nta kazi ifite sibyo ariko afite imodoka nta matike afite yo kuma akaza kusanga mu rugo kugira ngo tujyane ahagiye hose mu buryo bwo kwirinda icyitwa depression uyu munsi wa none abagabo cyangwa se abantu ahangaha mu Rwanda usanga bafite depression bagendana nazo niyo mpamvu nubona nusanga umugabo mugenzi wawe ukabona imodoka imukubise muri rigori nuko hari ibibazo ari gutekereza cyangwa se hari ibibazo byo mu rugo afite byinshi cyane ukabona imodoka iguye muri rigori sibyo cyo ukasanga wicaranye mu modoka n'umuntu ukabona umuntu yisinziriye ari umushoferi muri kumwe uri kumva icyo kintu ntuzi ibintu ari gutekereza Emi akasanga mu rugo akaza kuntwara kugira ngo yirinde gutekereza kuri bya bintu cyane sibyo umugore babanaga aragiye umwana aramutwaye uyu mugore hari ijambo yavuze ngo Emi nyawe ngo yamujugunyiye umwana icyo nagihakanye cyane ntabwo yigeze amujugunyira umwana bro nge nakubwiza ukuri ko uyu mugore yigeze kubwira uwitwa Emi nyawe ngo amuhamagaye kuri koro amubwiye ngo nge ndashaka kubona umwana sibyo aramubwira ngo ese umwana wundi urishuwa niba ari uwawe umugore ariko amubwira
umugore uyu nguyu uyu wazanywe na Nkundineza Jean Paul nje Emi yamuhamagaye twari turi kumwe ninjoro turi mu rugo Emi mu bintu bya mbere sibyo Emi ndamuzi neza sibyo Emi mu buzima bwe yamye akunda uriya mwana sibyo ugera no ku rwego ashyiraho tatuwaje yamye akunda uriya mwana ibyo wenda tubyiborere sibyo ngira ngo urayizi nayo urabyumva agira hajya yambara amajezi sibyo Emi yamye akunda uriya mwana uriya mugore rero yamweretse ko ahubwo uwo mwana akunda adashaka ko yongera no kumubona sibyo yagiye amwaka amafaranga yo kwisukisha y'umwana akayamuha se muzaza ryari akamubwira ati tuzaza iki gihe n'itima amafaranga yo gusukisha umwana akayohereza ari bikarangira bavuga wenda ku wa gatanu tuzaza ntaza sibyo urumva yarangiza biza kugeraho Emi amubwira ngo ndashaka kubona umwana ese wamaye umwana wanjye byibuza akasura sibyo tuzi ngo nyinshi umunsi zatandukanye ariko abantu ugasanga bo niba utandukanye uno munsi we n'umugore wawe abana bafite uburenganzira bagomba kugira uburenganzira bwabo ku babyeyi bombi bo guhura na se no guhura na nyina niba wowe umugabo ufite abana ntago abana bazabigenderamo kuko wagiranye ibibazo na nyina bo ntibahure na nyina urabyumva neza emaze kumubwira ati se ko shaka umwana sibyo kubona umwana wambabariye ukamuza n'umwana aranamubwira ngo wambabariye byibuze nkatsa imodoka ngiye nkaza muri ibyo bice by'iwanyu bya Kayonza basi nkahura n'umwana ndakwiyamye ntuzongere no kugira ikintu mbaza kuri uyu mwana ntuzi niba uri na se bro Emi nyawe yahise gutya Emi nyawe nyine twageraga ahantu agaparika imodoka sibyo akarira bro sibyo akarira nge turi kumwe hakaba n'igihe nyine bro nge nagize umutima ukomeye nge mbana na Emi sibyo hahandi nge tuba turi kumwe mu modoka akayikandagira umuriro imodoka ikagendera muri magana ngayo atitaye nyine ko harimo ibyuma mu muhanda bimufotora urabyumva kubera depression kubera gahinda k'umugore ako umunsi umugore n'uri kuza akiriza sibyo icyabaye kijya gutuma noneho batandukana fire iba fire nyine umwe agacukwe n'undi agacukwe hari habaye kandi nakubwiye ko umugore yagiye ubwe akige umugore niwe wafashe icyemezo cyo kugenda baravuga ngo ntazibana zidakomanya iki amahembe nibyo mu rugo ntago haburamo icyo tuntu tw'intonganya iki n'iki sibyo ariko niba mu rugo twe tubayemo turarangira sibyo niba utwo twaranabaga byari kujya gute ese uzi neza ko Emi nyawe yagiye waba uriya mukobwa iburasirazuba kwirega yagiyeyo imiryango yari yarahuye sibyo niba wenda twavuze ngo ntazi umunyarwanda araciye umugana akavuga ngo ntazibana zidakomanyije amahembe ni ngombwa ngo niba ari utwo tubaye utwo tubazo kuko imiryango yamaze guhura sibyo wenda ntago mujya mu mategeko kuko ntayo mwigeze mujyamo ngo mumanike icyakwaha sibyo muragana imiryango kuko imiryango mwese yamaze kubamenya yaba iwabo w'umukobwa yaba n'iwabo w'umuhungu baraziranye sibyo cyangwa se mugashaka zimwe mu nshuti zanyu za hafi sibyo zikaza kugira gute kubunga umukobwa w'ubwe niwe wafashe icyemezo kiki aragenda ariko umukobwa akaba mu byo yakoze yarabishyigikiwemo n'iki n'umuryango we nanone wenda imiryango ntituze kuyizamo cyane sibyo ariko umugore yabonaga ko bamushyigikiye ko n'ijambo ngenzi bigeze kubwira Emi kuri telefone ngumva rinera ubwoba bandese aho mu miryango guke ari kuvugana n'umugore we mu gihe bo bakabunze nkareka iyo mbwa y'iki abizi mu Rwanda twagiye kera hagiye habaho ibintu by'amoko urumva ibyo ni ibintu byavuzwe gutya urabyumva ndabyumva nyine bro nyine nkahita nibaze si bari nkanjye biri gukorerwa urumva Emi agashaka amahoro ariko umugore Emi agashaka umugore aza mu rugo bakabana sibyo umugore atabishaka ntiyayiraye hanze rimwe n'umundi kuko yibereye hanze wenda ari uko ari no guhura n'abandi wenda bari gukora ibyo Emi wenda adashoboye sibyo urumva bari kugira gute uko njye nabonye n'ukuntu noneho yaje kuri kamera ameze harimo itandukaniro pe sha itandukano ririmo ni ukuri kw'Imana ngo yabaye icyuki kujya hatari
ngo yabaye icyuki niko no comment nagiye mbona yabaye kariko abana b'abasore cyangwa se nako abagabo biyubatse bari mu kazi baraje bamwereke nyine nanone use DM ye ntabwo byatangiye buri ubu ntiziri kugira gutya kwigendera agahinda ko shaka ukaguhoza ubu ari message ziri kuza ngo agahinda yaguteye iriya mbwa reka nkaguhoza ubu niko bari ko agahita ngo mpa momo yawe agahita gushyiriraho 1000 urumva waraje abajene wenda byari bimaze igihe bitagaragara Emmy yafashe icyemezo cyo gushinga urundi rugo anambika impeta umukunzi we bitegura kurushinga yego byagenze bite kugira ngo n'uyu mugore azi yego nicyo kintu nza kukubwira intandaro n'ubugome bwo witwa Nkundineza Jean Paul uri kwihimura kuri buri umwe wese ndetse n'ibitaraza muzabibona kuwitwa Nkundineza uyu munsi wa none nyuma yuko Nkundineza afunguwe uwaji utaramugemuriye ari muri gereza ngo kugemurira umuntu atari agahato ariko barakoranye Nkundineza ugomba kubimwishyura uno munsi ari kwihimura kuri buromo ndi kukubwiza ukuri bro niba Nkundineza Jean Paul mwarakoranye kuri TV imwe cyangwa se mwarahuriye muri no mihanda atarafunga ukaba utaramugezeho muri gereza ngo umusigire ope kupa umusigire agasamu n'umusigire korogate uyu munsi uzabiryozwa niba bitarana kugeraho ntabwo ari wategetse wa mugore byavuga nigeze kukubwira ijambo ngo ese uyu mugore niba arashakaga kwamamara sibyo ntabwo yarafatiranye Emmy nyawe muri cyagiye bari mu rukundo rwa nyarwo zitaratangira gukomana amahembe bagifitanye ubushuti bwa danje uyu munsi wa none abakobwa tubona muri izo social media sibyo aza we damuru kuko agushakaho platform nibyo arakwiha sibyo ariko nawe bibe ngombwa ko iyo platform ni mpanguhe sibyo tujye tuvugisha uko ni mpanguhe niba umwana ashaka kwactinga mu ndirimbo ari kumwe n'umuhanzi runaka aramuha ibyo ni ibintu bibaho sibyo aramuha ariko nawe yagaragara nk'umuvixen yatambukamo rimwe icyo yashaka mu minsi ishize wari ufitanye beef n'uwitwa Piwonika sibyo urabyumva akagira na beef n'abitwa ba Pastor Claude akagira na beef n'abandi bagiye batandukanye sibyo nakubwiye ngo uwitwa Jean Paul Nkundineza mugera ku rukiko urabyumva agashaka kuba ngo ari we munyamakuru ngo wemewe abandi mwese agashaka ko mugenda mwese ari ahantu muhigira wumva uwo muntu ubugome bwe mugera ahantu ku nkuru runaka kuri tere akerekana ububi bwawe uburyo wowe nta cyiza ubifuriza sibyo agashaka ko bakwirukana nicyo uwitwa Jean Paul uyu munsi ashaka kwihimura ku witwa Emmy nyawe kuko bivugwa ko uwitwa Jean Paul Nkundineza ajya gufungwa kuri kesi y'uwitwa Mutesi Jolly ngo uwitwa Emmy nyawe ari mu bambere mu bagiye bakajyana karimi bashyashyariza uwitwa Jean Paul Nkundineza uwitwa Mutesi Jolly yego ngo Emmy nyawe ari mu bajyanya karimi kwa Jolly utugambo bra 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 sibyo ngo akajya yongeramo n'umunyu sibyo nyawe wamaze kwambika impeta ya fiancé umukunzi we ni ngombwa ngo azane umugore wa Emmy nyawe